hari mu gitondo cya kare ubwo izuba ryavaga riyaga ku misozi y'u Rwanda ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu, aho imisozi isimburana n'umuyaga uturutse mu mazi. niho handikiye indi nkuru idasanzwe ya Tour du Rwanda 2026. uyu munsi abasiganwa bahagurutse Karongi maze berekeza mu mujyi wa Gisenyi, ndavuga Rubavu ku mazi. Kuva Karongi werekeza Rubavu birumvikana wagombaga kunyura mu ikosi ry'imisozi miremire itatse ubwiza y'u Rwanda. Kuva Karongi mu mujyi wa Rubengera ukinjira mu karere ka Rutsiro ndetse ukinjira Rubavu, yari imisozi miremire ndetse n'amakoni menshi yagaragaje guhatana gukomeye hagati y'abasiganwaga kuri uyu munsi. Uyu munsi ntiwari usanzwe kuko abo twitaga ko ari abahanga mu kunyonga ipine ry'igare bari bambaye mayo jaune uyu munsi bibuze. Ni urugendo rwarerure cyane kuko rwari rufite ibirometero birenga 127, abasiganwa banyonga ipine ry'igare ryikaraga mu misozi ya Karongi, Rutsiro bisukiranya mu mujyi wa Rubavu. Etape yari ikomeye cyane yagaragaje byinshi nifuje kubabwira muri iyi video. Ese ni gute etape kuva Rubengera mu mujyi wa Karongi werekeza i Rubavu byagenze kuri uyu munsi, etape ya 4 muri Tour du Rwanda 2026. Mwaha ikaze muri etape ya 4 ya Tour du Rwanda, aho twinjiye mu ishyamba rya Mukura Gishwati maze tuvumbura byinshi ndetse n'imisozi miremire itagira uko isa yatumye abakinnyi benshi bananirwa mu irushanwa. Mwaha ikaze aho tugiye gusobanurana akantu ku kandi. Ese umunyarwanda uyu munsi witwaye neza yaje ku mwanya wa kangahe? Byose nukurikira iki kiganiro uruze kubisobanukirwa. Nje ndi Rambo na Jacques. Mwaha ikaze ku murongo mugari byegeranyo mu Rwanda. Ndongeye mwaha ikaze mu rwuje imisozi igihumbi, aho ipine ry'igare ryikaraga kandi rikikaragira kuri Sura TV 1. Ndongeye mwaha ikaze muri etape iva Karongi yerekeza Rubavu ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Ikaze. Abasiganwa bahagurutse ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu mu mujyi wa Rubengera, aha ndavuga mu karere ka Karongi, maze berekeza mu mujyi utatse ubwiza ku mazi, umujyi wa Rubavu. Uru ni urugendo rwari ku ntera ya kilometero zirenga 127. Iyi ni etape yari ndende cyane ariko kandi ikagerageza abakinnyi bahanganaga banyonga igare mu misozi ya Rutsiro binjira mu karere ka Rubavu. Iyi ni etape yasabaga kuzamuka imisozi miremire maze barangiza bakazenguruka ikiyaga cya Kivu. Birumvikana hakoraga imbaraga nyinshi ndetse n'amayeri akoreshwa n'abasiganwa ku magare. Isiganwa rikimara gutangira mu mujyi wa Karongi, igikundi cyafashe umuvuduko udasanzwe maze amakipe yombi atangira kurushanwa asa n'akora ipiganwa barwanira kwinjira mu misozi miremire hakiri kare, ubundi etape bagatangira kugira icyizere hakiri kare. Mu birometero 15 bya mbere habonetse itsinda rito ry'abakinnyi 4 bashatse gucika breakaway. Muri abo bakinnyi hari harimo Matij de Krusiki wagaragazaga inyota yo kwigukana etape y'uyu munsi. Amakipe arimo NCN Development Team ndetse na Roto Group 1 ntiyacitse intege, yagerageje gukusanya abakinnyi babo maze baterana intege mu kuzamuka imisozi miremire berekeza mu karere ka Rutsiro. Mu kuzamuka imisozi ya Ramba, imisozi yatangiye kugira uruhare rukomeye mu gikundi cyatangiye gucikamo ibice. Ahangaha isiganwa ryaritangiye kwerekana ko uri buze kuryegukana araba ari igihangaje mu kuzamuka imisozi, ndavuga mu kubarabara imisozi ya Rutsiro ndetse na Rubavu. Abakinnyi barwaniraga kwinjira muri Rubavu bari ku myanya ya mbere ndetse barusha abandi amasegonda menshi. Mortis Kretishi yagerageje kunyonga igare ari imbere cyane ariko bagenzi be ntibamworoheye. Itsinda rya breakaway ryakomeje gushira intera ndende n'umuvuduko mwinshi ku gikundi cyari kiri inyuma. Umuhanda uzamuka uva Gishita werekeza mu misozi miremire yegereye ikiyaga, bamwe mu bakinnyi batangiye kugaragaza umunaniro. Mu gice kinini cy'urugendo uva Karongi werekeza Rubavu cyaranzwe n'imihanda imanuka yagera imbere ikongera ikazamuka. Birumvikana abakinnyi bafite amayira adasanzwe mu kubarabara imisozi ndetse no gushushuka imisozi nibo bagombaga kugaragaza intsinzi y'uyu munsi. Abakinnyi bari imbere bakoranye neza basimburana ndetse abandi bagakomeza kuyobora igikundi cyari inyuma basa n'abakijijisha kugira ngo batavumbura abagenzi babo bari imbere. Mu birometero 40 bya nyuma basaga naho igikundi cy'inyuma cyakoresheje imbaraga nyinshi
mu gushikira abasore batatu bari banyonza amagare berekeza mu karere ka Rubavu, ariko ntibyabagendekeye neza kuko igikundi cyari inyuma cyakoranye imbaraga nyinshi maze gishakisha bagenzi bacyo bari bagitorotse bakiri mu karere ka Rutsiro. Isiganwa ryinjiye mu gice cya nyuma maze rigera ku nkengero za Rubavu. Itsinda rya mbere ryari rigizwe n'abakinnyi batanu ndetse igikundi cyari kinini cyane cyari kiri inyuma kirimo abakinnyi barenga 30. Mu kuzamuka bwa nyuma mbere yo kumanuka werekeza mu mujyi wa Rubavu neza aho abafana, ibinyamakuru, buri umwe wese yari yitegeye abakinnyi bari buze kumanuka mu mujyi wa Rubavu maze bagatangira kunyonga ipine ry'igare bakaraga berekeza ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu aho bagombaga gusatira umurongo bari gusorezaho. The Classic yagerageje kunyonga igare agerageza gucika bagenzi be Kretishi n'abandi bagerageje kumufata, ariko intera yari hagati yabo yagaragaje igitinyiro uyu mukinnyi yari yakoze mu guhangana n'imisozi miremire azamuka mu karere ka Rutsiro. Yinjiye mu mujyi wa Rubavu wenyine ku murongo wa nyuma uherereye hafi y'ikiyaga. Abafana bari benshi maze batangira kuzamura urusaku bagira bati igare rya mbere rirahageze. The Classic yegukanye etape ya 4 yavaga Karongi yerekeza mu mujyi wa Rubavu, mu gihe Kretishi yagerageje kurinda umwanya we yari afite mwiza muri rushanwa. Breakaway cyangwa se igikundi cyari imbere nicyo cyatanze insinzi ndetse kigaragaza amayeri adasanzwe muri rushanwa ry'uyu munsi. Imisozi yaramba, imisozi ya Gishita yagoye ibikundi byari inyuma ndetse n'ibikundi byari imbere mu gushakisha amanota yo kuzamuka. Iyi etape yagaragaje ko tourdurwanda 2026 ari urwego rwo hejuru kandi ko imisozi y'inkengero za Kivu igira uruhare rukomeye mu guhitamo abatsinze. Iyi etape ntiyabashije gutuma igihugu cy'u Rwanda kigaragara neza cyane ko abakinnyi bacyo bataje mu myanya myiza. Uwa mbere nabibabwiye yabaye Matij The Classic, uwa kabiri aza ari Matizi Kretishi, uwa gatatu yaje ari Mauro Guisi ndetse n'abandi bakinnyi bitwaye neza. Turabashimira mu gace k'uyu munsi kavaga Karongi kerekeza mu karere ka Rubavu. Abanyarwanda birumvikaniye etape ntabwo babashije kwitwara neza, ariko umunyarwanda uri imbere kuri uyu munsi ni Samuel Niyonkuru, aho ku munsi w'ejo muri etape ya 3 yavagaho yerekeza mu karere ka Rusizi yabaye uwa 10 mu basiganwaga uwo munsi. Nje na Rambo na Jacques, iyo ni Sura TV1. Nyabuneka turagusaba inkunga ko dukanda subscribe kugira ngo ibindi biganiro ndetse n'ibindi byinshi byerekeye kwikaraga kw'ipine ry'igare tuzaba tubikugezaho gatanu ku kandi. Mugire impagarike n'ubugingo, amahoro n'abafaranga bijejete kuri mwese. Ciao ciao. Igihugu rikorera mu mucyo ritarimo amahugu, abasiganwa b'ibihugu bitandukanye bahurira mu gihugu cyatuganye, basiganwa banareba ubwiza bwabwo, bahaba bareba ibirori nyabyo muri Afurika no hirya iyo, ikurikiranwa kuri interineti na za televiziyo, rigamije